hari n'akandi nari nakubajije nimba nubwo fata ku mavuta yari yitumye wateganya kumusura cyangwa gukanda akanyenyeri nukuri ko Imana ari ibibazo umuntu akubaza ukumva ntabwo byose nakoze uyu mwaka. Ubu nyuma y'ibyo byose rero mbere kuri fone mbwira umuntu wumva se ukiri ko kujya muri famiye y'umuntu ngengera famiye n'abantu benshi muvuga wenda ndeba nabi nabatanze gushaka no kubyara. Utekereza ko ntazi icyo bisobanuye kwinjira mu muryango w'umuntu? Bikaba ibintu birebire nta muhanzi n'umwe nifuriza itera nyuma kubera ko n'ubundi amafaranga ntiwayamara n'ubumwe, indirimbo zawe ntizavuga zonyine cyane. Ibyo bintu muzabireke, umuntu abikure mu mitima yanyu mumbonemo. Na Dani arakoze kugaruka, hari ikintu yari yabajije ntari nasubije nka opinion yuko umuhanzi akwiye kwishyura umunyamakuru. Birakwiye ko iyo utanze serivisi uyishyurirwa, ariko n'itangazamakuru ubwaryo ryarahindutse. Ntabwo twakwirengagiza ko uko u Rwanda rutera imbere ibintu bihindagurika. Abantu hano bahoze bandikira ibitangazamakuru basigaye bavuga, bashinga ama YouTube channel bakimura intoki bikajya kumanuka. Akunditi yaradekara bari kuri radiyo no kuri televiziyo no kuri YouTube na jambo yarandika, ariko ejo bundi dushobora kuzabona ari umu TikTok. Ibintu birahinduka tubyemeranyeho, kandi yewe ndabizi neza ko nta gihoraho nk'impinduka. Niyo mpamvu mba niteguye kujyana narahise ibindi zatujyana mu gihe tubayeho. Umuhanzi rero kwishyura umunyamakuru, reka mvuge kuri media yacu na music industry yacu. Kwishyura umunyamakuru murabizi ko mwabaye benshi, n'uwaba afite irya mirenge ntiyabana icyo abishyuye, ariko byibura ndi kubanza kwa Dani kugira ngo ubone ukuntu ujya kwa Rugara, ariko byibura wampamagara nkaguha ikiganiro ukakibyaza amafaranga nawe ugapromotinga serivisi zawe. Ni ukuvuga ngo icyo numva gishoboka nonaha bijyanye n'ubushobozi umuziki wacu ufite n'aho ibintu bigeze ni uguhana ukuboko kuruta kwishyurana, kubera ko niba nzaguha ikiganiro se kikagira 500 bya views nanjye nzapeshesha, ko mbizi neza ko igihe kizagera ukabikuza ntabyo nzakora. Impamvu ntazabikora nuko mbizi ko nubwo wabonye amafaranga ariko nanjye basunitse igitaramo ndi kwamamaza kizaba ku itariki 21 hano muri Kigali. Rero numva ari ugufatikanya mbere yo kwishyurana, kuko bibaye ari ukwishyura ubwo haba haje no gucuruzanyaho ibintu n'ubundi dusanzwe buri wese akeneye, kandi twahana serivisi tukabana amahoro. Ntabwo mpakanye ko umuhanzi atakwishyura umunyamakuru cyangwa ko umunyamakuru atakwishyura umuhanzi, ahubwo ibyo bintu bikoranywe ko n'impande zombi nibwo biba bizima, nibwo biba binini. Rugaju ati hari ibintu baba mufite mu mitima ntimubimbaze. Ntabwo nigeze n'umunsi umwe mbona umwanya wo kugira nabi, kuko akazi kanjye kanze kurangira. Mba mu bintu byanjye kandi bamo n'umutima wanjye wose. Wenda abo twagiye tuganira murabizi, nta munsi n'umwe nigeze ntekereza kugirira umuntu nabi. Nanabahaye urugero kare, mwese mwarakandagiye sana guhera bigitangira kabisa, abantu bagiye bahubita utuntu, ariko nta munsi n'umwe nigeze ntekereza ngo reka uyu muntu mugirire nabi ku buryo ibyo bintu mbishyiramo n'ingufu nkabigira. Ntabwo byigeze biba, kandi igihe cyose muze kubisubiramo mu birebe, igihe cyose navuze ibintu nta rwango nigeze mbivugana, nari entertaininze, nta nubwo nakabije ngo ninjire mu muryango w'umuntu. Ibyo bintu nanjye ndanabirwanya. Niyo mpamvu kare nababwiye ngo niba utekereza kumfasha iyo uri gusebya abandi, undeka ako kazi ntaguhaye ndakakwambuye. Mfite ibintu byo gukora bihagije ku buryo ntafite umwanya wo gutekereza ku muntu no gukora ibye, kandi igihe nkunda kuba kuri top bya hatari, kandi nta shortcut nzi
igera ku iterambere nyine urabikorera tubyanze bikunze. Rero ntekereza ko habayemo abantu babishyize ku rwego bakanashyiramo ibindi bitari birimo, abandi bakabijyamo batazi iyo biva n'iyo bijya. Ndabacamo ibice se ngo bakureho iki n'ubundi ko ikintu bashaka ari poromosiyo, ndabaciramo ibice umujyi hamwe ngo ubereke murebe ko akazi tutagakora neza. Nta muhanzi n'umwe uretse n'uwo menshonize, nta muhanzi n'umwe kuva naba nigeze ntekereza kugirira nabi, nta n'umunyamakuru n'umwe niba harazaza bibabwire nigeze mbwira ngo reka dukorere runaka ibi ngibi. Niyo mbona ibyo bintu bigiye kugera aho fata intambwe isubira inyuma gato nkaba mpunze. Niba hari umunyamakuru nigeze kwicarana nawe nkamubwira ntabizi se ngo reka noneho ngo runaka ngo tumwice ngo tumukoreho ya story ngo ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Icya mbere nanjye mpamvu mufite utuntu twinshi nabereka nyine wenda akareba ko hari n'icyo bizatanga. Wavuze ngo nkunda amafaranga kurusha ibintu byose, ariko n'ukuri ntabwo ari byo. Buriya nkunda abantu banjye, nkaba nanabizi ko amafaranga atangwa n'abantu. Niyo mpamvu nakoranye na Jado ku Isibo tugatandukana, n'uyu munsi tukaba twakwicarana. Ntabwo icyadutangije ari amafaranga. Igihe cyari kigeze ko umwe aca hano undi agaca hano. Ntabwo nkunda amafaranga ku rwego nabihemukiramo, ntabwo ari komeze umuntu usinjye abantu bo hafi ya kuri barabizi. Rero umuntu ubyumva gutyo njyamo n'abafana baje bakabijyamo bikaba ibintu birebire. Nta muhanzi n'umwe nifuriza iteranyuma, kubera ko n'ubundi amafaranga ntiwayamara n'ubumwe. Indirimbo zawe ntizavuga zonyine cyane, ibyo bintu muzabireke. Umuntu abikure mu mitima yanyu mumbonemo cyane, ibyo bintu muzabireke. Umuntu abikure mu mitima yanyu mumbonemo umuntu udafite umuntu n'umwe ashaka kubangamira. Uwo mwanya ntawe ugira pe, ntabwo nabwo bafungura umutima babwira, ariko nta nubwo nzi ukuntu nabibinjizamo neza ku buryo mubona ko uretse no kuba ntatekereza kubikora, ariko n'umwanya w'ibyo bintu ntawe ugira. Jobye babwira ibintu byose nakoze uyu mwaka. Ubu nyuma y'ibyo byose rero mbere kuri phone mbwira umuntu umva se ukiri ko kujya muri famiye y'umuntu byegera famiye. N'abantu benshi muvuga wenda ndeba nabi nabatanze gushaka no kubyara, utekereza ko ntazi icyo bisobanuye kwinjira mu muryango w'umuntu? Ndabizi neza nzi icyo bisobanuye, ntabwo nabikora. Niba nabicunga neza muzasubire inyuma murebe no mu biganiro byose nakoze, umuntu wese wakoze icyo kintu naramunenze. Rero ntabwo haveho urujijo, haveho ko nshaka kubangama, ntabwo nshaka kubangamira. Hanyuma ikindi waruvuze cy'amafaranga ngo mbabwire ngo muri uyu mwaka ngo nubwo muragize aya ngo cano ngo nigeze, ntabwo ndigera nicara mu bantu ngo mbabwire ngo runaka mwanyishyuye ingorane. Shaka kunteza ibisambo nyuma ya miliyari. Kunteza ibisambo ni ukuvuga ngo amafaranga yonyine avugwa mu nkuru zanjye ni amafaranga y'akazi wenda barakoze, nabwo bagire bahisemo ko tuyamamaza. Ubundi igihe ntabwo nifuza ko amafaranga, kuko ashaka kuguma n'abantu, umuntu agatekereza ko amafaranga wabona wayamuha, ariko wenda nzayagabana na Gayeri. Ubundi kuki mumbarire mwabaza yanyu ko bari n'adahomba mwabaza yanyu. Rero gufatanya namwe, gukorana namwe n'ibyatari, kuko hari isahani yanjye ijyaho ikintu, ariko ndabizi neza ko namwe hari ikintu kijyaho. Kandi ni ukuri umwaka wa 2025 ndashaka kuwinjiramo ibyo bintu byose narabitaye inyuma. Mwabyemera mwabyihorera igihe nzaba narabitaye inyuma. Ntabwo nshaka gukomeza kuba mu matiku. Amatiku nta mafaranga atanga, ntayatanga. Kandi ntabwo nigeze nicara n'umunsi umwe mufata initiative mbwira abantu ngo reka dutangize agatiku. Oya, mbona bije ahubwo wenda bikaza nanjye ntari kuvugirwamo wenda muri iyo muntu nkahita nahura nkashiduka bya bintu byabaye birebire. Ariko gukura nicyo bimaze. Ubu twamaze gukura kandi turabireba twese, reka nayo kuvuga birebire. Murakoze. Kenny ugajana ikintu uvuze cyo gutsikamira abandi bahanzi.
ndagira ngo nyisubize muri ubu buryo. Abahanzi bari muri 155 AM baba bafite gahunda zitandukanye. Abahanzi rero benshi dufite, yaba ari Roskana, yaba ari Kenisol, Element we yarasanzwe hari, bose baje muri uyu mwaka. Twatangiranye n'umwaka, urani mukajya mubona wenda turi kumwe mu buryo tumaranye nk'imyaka 2 cyangwa 3, ni umwaka umwe. Uyu mwaka rero wari utangaje ku kintu cya scheduling. Nk'uko mubizi mu kwezi kwa 4 twunamira abatuvuyemo muri jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Rero ibikorwa bya entertainment bisa nk'ibihagarara mu mezi abanziriza uko kwezi n'ukwezi gukurikira uko kwezi n'amezi akurikira uko kwezi. Hanyuma tugira n'iteka, ntabwo navuga ngo wenda nubwo byise schedule iri mukuntu, ariko tugira n'iteka ryo gukora muri campaign ya His Excellency. Iri campaign yatwaye byibura amezi 2, so amezi 2 ashyira muri 3. So urumva rero mu mwaka haba hagiye amezi 6. So umwaka rero ugiye gusoramo alubumu y'umuhanzi, mugakoramo ibitaramo byose bisigaye muri amezi 6. Urumva ko ibikorwa biba byinshi. Ikindi murabizi yuko ntabwo wasohora indirimbo ngo nyuma ya 2 weeks uhita usohora indirimbo zisigaye zihenze muri iyi minsi. Indirimbo kuri moyenne isigaye iza rwose guhagaze miliyoni 10, miliyoni 15. So urumva ntabwo ari ikintu cyo gufata ngo buri byumweru bibiri zarahenze. Nk'ibyo nuvugaga ati ibintu byarahindutse. So rero scheduling yo gukoresha amezi 6, buri muntu wese akagira ko objectif uyu mwaka ntumupfira ubusa. Nicyo kintu gisa nk'icyatuguye muri 155 AM. Ariko ubundi kuvuga ngo umuntu yatsikamiwe, ibi byo ntabwo byabaye. Ariko hari n'icyo wenda nari navuganyeho na Tayikuni kare tuganira, ndamusobanurira ndamubwira ati ariko n'abanyamakuru mubibona ko abo bahanzi bandi batsikamiwe ni byiza, ntabwo ari bibi kuko murabakunda, murabafana, murifuza ko nabo batera imbere. Ariko abanyamakuru muri 155 bo batsikamirwa bonyine, abo mu zindi rebo bo nubwo batasohora nta kibazo gihari. Reka mbinyuze mu rugero mu mbabare nyine ntimunywe nabi. Babuha dufitanye umubano kinge nawe. Uwo baje iki kibazo tubanye duti neza. Ndagusura. Oya, ntabwo ndaguhamagara. Oya. Iyo tuhuye turahuza. That's it. Kandi numva yuko nyine ubundi abantu b'abagabo baba bameze mbabare n'ibintu yitwika. Ariko kuri icyo kintu uri umunyamakuru, ndi umuhanzi, iyo duhuye turakonekita, ibyagiye mu bantu turabikora, ibyo bitanabwira tukabyihorera. Ubundi w'umubano wanjye nanjye nafata konti. Niyo mpamvu nababwiye ngo niba ubikora uzi kubinkorera shaka ubyimenyere kubera ko ntabyo nzamenya, ntabwo naguhembera, ntabwo nzakogeza kabisa sindimo. Uwo mubano nawo twari dufitanye nawe, reka mubaze nk'ubu umuntu akuvuze neza mutaziranye, wakarute ko mutaziranye. Niya situation ugeramo wanabivuga gutya, abantu bakavuga ngo arakwiga, ngo aramwigaramye, nkaho wenda ari hano twaciriye ukadusangana, nkaho wenda nsanzwe nsangira nawe, nkaho muhamagara nanaberekana telefone yanjye nta chat n'imwe ngira nafata ku foto, kubera ko wanze afata ku foto yadutsa amenesha. Sibyo rero ibyo bintu byabo mani ni ibyabo kabisa. Yewe bari ku ruhande cyane, kandi nuko mwigaramiye nuko ariko kuri niko ibintu bimeze. Ntabwo numva bisobanutse cyane, ariko nuko nyine niko kuri, niko biteye, niko bimeze. Nta muntu natumye kumfasha kwica ibintu by'abantu, numva mfite ubushobozi bwa kwica ibintu numva bishaka, kandi nabikora mu buryo bwiza cyane, nkanigirira ibanga kurusha wowe natuma ukajya gukunda buriza umaze kubikora.
video kuri album. Ahubwo media yacu muze kongera murebe kuri tracklist, muze kongera murebeho neza mwitonze. Iyi kariho akantu mwagomba kuba mwabajije kabisa, kariho akantu mwagomba kuba mwabonye. Hanyuma video Soweto iri kuri album, ifite video. Indirimbo yanjye na Black Diamond, Nicki Minaj ifite video. Indirimbo yitwa Oya iri kuri album ntirasohoka, ifite video. When She's Around ifite video. Hari amavideo menshi ariho kuri album. Hanyuma indirimbo yanjye na Joe Boy nayo ifite video. Uretse zasohotse ni kwibaza ko ari ebyiri, hariho indirimbo ebyiri deja zishutinze, ibindi ntegereje kureba uko mubyakira nkajyana n'ibibabereye cyane ko mbere. Hari n'akandi nari nakubajije nimba nubwo ufata ku mavuta yari yitumye wateganya kumusura cyangwa gukanda akanyenyeri. Nukuri ko Imana hari ibibazo umuntu akomeza ukumva ntabwo nabona uko keke bitabara. urumva kuri icyo uvuze cyafata ku mavuta wahereye ku kintu cy'i Burundi. Burundi ni igihugu cyiza kandi dukunda twese, urabona ko barakunda n'abahanzi